Bingson nyine njye ntago mwemera tu. Ntago mwemera. Ntago ari umuraperi mwiza. Ni umuraperi ushoboye ariko nyine mubona avuze. Baramurusha mani. Tujye twemera baramurusha. Bwana Black Soldier nta gahunda aragira kabisa. Man wamuniga man yaramemkiye byatari. Nzi ko nkoze fame man. Ra beat man. Yarirenze byatari. Gusa nyine Black Soldier nyine ni umwe mu bantu bagize uruhare kugira ngo track yanjye bujya gusa nyine nawe byaje kurangira ansuriye mani bya danje ankubise ka gasuzi nyine n'ubundi. Okay, reka nsuhuze abakunzi ba Kwisanga TV. Ngiye nkuko mubizi, this is Copsy, master of MC. Ndi kumwe n'umwe mu barapa mu karere ka Gicumbi bakora injyana ya trap, ariko by'umwihariko akaba abarizwa mu nkambi ya Gihembe, yitwa Black Nidi. Nidi bimeze bite? What's up gang? Umeze ute se? Yawana nari ndashima Imana kabisa. Ndabona icyangwe ni po. Nabirenze nawe wamuteguro w'igitondo n'iki nk'abaraperi rero nk'ukuntu bizi baraperi mu bikora, ndagira ngo utangire dusuhuza nyine muri ya style yanyu y'abaraperi. Ndeba neza wumirwe the only one ikingi utaravuzweho rumwe na bino bira bring n'umukunda drop n'ibya nabikiri hit naterera agati mu ryinyo ngo areka manix stira arabapiga crew arabahiga yahisemo famille imwe rukumbi itagereranywa ntiyiharira ijambo risangiza nabo bangana rivasta ku mutima mu bikorwa byarasanyutse ni master w'udutenda rita yari kubahabya wa musaza ufite umurongo mwiza kabisa. birenze cyane. Imirongo biranyemeze kabisa, ni mirongo kabisa. Naho wajyana hose wavuga kabisa. Black Nidi, ndagira ngo dutangire tuganira ku terambere ry'umuziki wawe, ibikorwa byawe, indirimbo ufite ziri hanze. Mbese urakora iki ngo ushakiye amakorabo usohoke mu karere ugende ugere ni Kigali? Ndagira ngo tubwire muri make, ubundi ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo ni nyinshi, hari cyanditse, hari nizo najyanye muri studio, ziri muri studio zo eshanu zitarasohoka. Zarasohotse ahubwo nsigaje kuzauploadinga kuri YouTube channel tu. Ni ukuvuga ngo ntabwo uploading? Na uploading indirimbo ebyiri zonyine. Niye indirimbo bita Batagatifu n'indi bita Twikore. Indirimbo bita Twikore niba nakugoye gerageza byibuze akavasi k'iminota 20 cyangwa 30 kwiyo ndirimbo yitwa Twikore. Ngo twikore mpaka duhindutse ukundi ntawemerewe kugoterwa handi no guhereza muri aka gakundi dufata amahayi tuvanga na dose twifunze ibyana birenze turenza aho rika zirenze ubuzima ntago buhenze kerutse ushatse yuko biba danger ndabona ufite agahenge binamaze bikudenge tripo niko twabagwiriyemo street amaniga ari guhenuka trap yabagize ibikenyeri abasani dukunda musaza kabisa ngiye nemeye. Ni ukuvuga ngo ufite indirimbo iri hanze ni Twikore Abatagatifu. Ndatekereza nyizi indirimbo wigeze kuririmba kuri stage imwe yo muri pub hano ku Gicumbi mu mujyi yitwa Lax Pub, nimba nibeshye nibyo? Narayi performance tu. Indirimbo icyo gihe wanagize fame? Byatari. Utekereza iki kuri kiriya gitaramo wabonye mu stage? Kabisa byaranshimishije cyane, ni ibintu byangize nyine umuntu wabaye iriya ndirimbo yatumye amenyekana cyane tu. So Black Nidi rero indirimbo yitwa Abatagatifu uvuga ko wabigukoreye, iriya ndirimbo ubundi wayikoreye? Nayikoreye muri Lion Beat ni studio he? Ni Musanze kwa G-Blues, niba umuzi niwe wayikoze. So Black Nidi ugiye kuri stage bwa mbere muri aka karere, niba nibuka neza twari turi gusoza umwaka, uriraho na bamwe mu baraperi bari bakomeye icyo gihe barimo Black Soldier, 19 Sound, Percent ndetse n'abandi nka bari Mago. Wabitekereje uti kujya kuri iyo stage bwa mbere ugatwika bigeze kuri? Ntago ari ibintu birenze nyine n'ubundi se barana abantu basanzwe, kuko ntabwo ngiye mbafata abantu bari hejuru cyane tumba ngomba no gutwika byanjye tu ngahindura ibyo bakoze none nkavanga mu tundi tuntu dushyashya. Uko biri kose bitewe n'igihe bamaze mu muziki wo muri aka karere, ni abantu basa nk'aho bafite izina, basa nk'aho bahetse aka karere mu bintu bya entertainment bijyanye no kuririmba.
so sinzi impamvu wowe abantuza abahanzi benshi twagiye tugirana ikiganiro bagiye bambwira ko bari abahanzi iyo barebye imyaka basavayivinze babaha respect. Wowe ni ukubera iki? nanjye narayisavayivinze maniga nanjye byatangiye kera kabisa nuko nyine bari abo nyine bagiye babishyira ku mugaragaro njye nyine nari nkiri mu bintu by'ishuri n'iki nindiye kugira ngo nobore mbakorera ayo mabara n'iki ubu ngubu waratowe? ubu ngubu naratoboye high school warayisoje. ubu ngubu ni ukuvuga ngo waje gufokasinga ku muziki wawe? byatari ndaje mbahereza ibintu byiza cyane. uri gukora iki rero ngo ukubite inshuro abo bahanzi bo muri aka karere barimo ba Posenti, ba Black Soldier 19 n'abandi bahanzi bakomeye? uri gukora iki kugira ngo bakorane byatari cyane ko ndi no kumva usa nkaho utabemera neza? nanjye ndi gukora cyane none ndi kugira nzane n'izindi njyana bo batari banakora njyana ya drill nayo ndi kugerageza kuzandika byibuze kugira nanjye ngire ikintu noneho nzana gishyashya. ujya utekereza se ku muziki wawe ko warenga mu karere? zanarenga n'iso. ujya ubona nk'ubu ukora iki kugira ngo umuziki wawe byibuze uve mu karere ugere i Kigali ugere no ku rwego rw'igihugu? ni ukwimenyereza nyine umurimo usibye n'igihugu n'iki n'isi ahubwo nshobora no kuzayirenga. Black Nid rero, Black Nid uri gukora iki? nta koraboro guteganya uva mu ntara ujya i Kigali cyane ko babanze bo mu ntara kugira ngo batere imbere bibasaba kujya gushaka amakorabo i Kigali n'abanzi basa nkaho bateye imbere. urateganya iki wowe? nanjye korabo ntago nicaye ndi kuzishakisha byatari nyine n'abahanzi ndakorana n'abahanzi benshi bagiye batandukanye kabisa nyine nuko agafungo kataraboneka n'iki manuki gusa nyine hari abaraperi tujya tunaganira bakunze nyine imiririmbire yanjye. Black Nid ari gutegura korabo n'abaraperi bakomeye b'i Kigali, ariko none se muri abo baraperi nimba atari ibanga watubwira umwe muri abo baraperi? umuraperi bita Ash Kevin. hari n'undi bita Zilha nawe tujya tuganira n'iki. reka dutekereze ko izo korabo zizaza zikanadutwikira muri aka karere bikarushaho gutumbagira kw'akarere kacu tukajya ku rwego duhanganaho na za Musanze. So Black Nid ubundi iyo urebye umuziki wo muri aka karere ubona gute? umuziki wo muri aka karere mbona uri high byatari. wenda nuko nyine byibuze nyine barabizi nyine ko iyo ugiye za Kigali nyine wenda aribwo utangira kujya ukora imiziki mu studio yarenze akanagukorera n'ikintu bita promoting ukazamuka gusa njyewe nyine uyu muziki wacu wo mu karere ka Gicumbi uramutse ubonye abaterankunga nta cyabibuza kuzamuka bajya bakora ibikorwa byiza. kuvuga ngo abahanzi beza turabafite ahubwo ikibazo ni finance. ibyo nicyo kintu kibura ubundi kugira ngo dutere imbere bigiye kure. Black Nid ni gutyo byumva. Black Nid dusoza ndagira ngo umbwire ubundi ijambo rimwe ku baraperi kabisa, nubwo wagiye ubanenga ngo nta kazi bakoze mu myaka yose babayemo, ariko n'abantu bakomeye muri aka karere, ijambo rimwe ku baraperi bakomeye harimo Black Soldier, Posenti 19 n'abandi basarigi, niki yumva wababwira mbega mu rwego rwo guteza imbere uyu muziki w'aka karere? ikintu nababwira ni ugushira imbaraga mu kazi bakora kandi ntibanegereje ibintu bakumva ko bafashanya, buri wese agafashanya n'udashoboye akegereza ukuntu yamuzamura. bose barashoboye nyine, ariko nyine bakoze icyo kintu mvuze umuziki wacu byibuze ukanakundwa mu karere. dufite umuproducer wo muri aka karere w'i Kigali, iki ni cyo wamubwira ubundi ko nta bikorwa tujya tubona byo kuza guteza imbere abahanzi b'iwabo, ibyo bintu bivuga iki? Heavy Kick nyine nubwo nyine ni imyumvire ye, ubwo nawe nyine yaragaze agera mu bintu birenze, ubwo nyine nawe yumva umujyi waramuryohanye ntabwo yagaruka iwabo nakomeze iryohereze n'ubundi. ariko none mu minsi yashize hari indirimbo yavuzwe wagiye uri kodingira muri Reboy yari nshyashya muri aka karere,
ya Marvin Record uza gukora indirimbo n'umuhanzi Black Soldier, bivuga ko Black Soldier yagize uruhare ko iyo ndirimbo itajya hanze. Ibyo bintu ndagira ngo bidusobanure neza ukuntu wagiye muri Marvin Record ukarikodinga n'umuraperi ukomeye Black Soldier, bikaza kurangira indirimbo idasohotse. Ibyo bintu byo by'abaraperi badafite gahunda bana. Black Soldier nta gahunda aragira kabisa. Man wamuniga man yaramemukiye byatari, nzi ko nkoze fame man ra beat man yarirenze byatari. Gusa nyine Black Soldier nyine ni umwe mu bantu bagize uruhare kugira ngo track yanjye yarabuze kandi man ni ibitendo byose kabisa, irarenze man. Indirimbo yitwaga gute? Bayitaga ntibiravamo. Duho turongo dukeya twumva. Ndavuga refretoni giye kugeza kuri ubu ndabona nakiva mo, nifuzaga kwinzozi zanjye zibimpamo, ndakora cyane ariko ntibiracamo, ndavuza kamo ariko ntibiravamo. Ni gutyo. Black Nid iyo ndirimbo yari nziza. So Black Nid irarebo yari yaje muri aka karere, ari biri guteza imbere abahanzi bo mu karere cyane ko nta itanabona gitagorana mu gutanga ama contract amwe mu bahanzi. Irarebo ya Marvin Record wowe ntago wabashije kwisinyamo? Irarebo nabonye nta gahunda tu nyine n'iki mpitamo gukoreramo indirimbo n'umuje wanjye Black Soldier, gusa nyine nawe byaje kurangira ansuriye mani bya danje ankubise ka gasuzi nyene n'ubundi. Ariko none wakomeje kwibasira abaraperi bo muri uyu mujyi wa Gicumbi, sinzi impamvu. Nibareke dufashanye mani kugira ngo tugere hejuru. Ariko mu misi yasize havu abaraperi bava ku hano mu nkambi ya Gihembe bagiye bagaragaza ko abaraperi ndetse bo mu mujyi wa Gicumbi bamwe mufatanyije urugamba rwo guteza imbere akarere muri rusange bagira kwikunda cyane ko nabo bari bafite studio, ugasanga indirimbo zabo zimwe na zimwe zanyu bazihejeje muri studio. Icyo kintu kivuga iki? Icyo kintu bazagihindure kabisa, ntabwo ari ikintu cyiza. Niba umuntu akoze ikintu n'igisohoke urumva nyene ntabwo ari ibintu byiza. Nibareke dufashanye mane ubundi twese tuzamuke, tureke kuvuga ati ni hariya iki kuri ibintu mane, tunafashanye n'amakolabo menshi tunakorane n'ubundi. Nicyo kintu kiba kigomba gukorwa tu. Black Nid nyuma ya Covid se nta bitaramo tuzabona mugize mwateguye? Nyuma ya Covid na amabara yose kabisa kwa gushumika n'ubundi tuzajya tunarenga n'intara n'ubundi tubikorera za Kigali n'ubundi biterwa n'agace nikaboneka twambuka ibyo tuzagiteje kureba ayigenda. Black Nid ndagira ngo tugarukire mu ntangiriro z'umuziki wawe muri high school. Ukiri muri high school ubundi wararapaga? Nagize amahirwe kuganira n'umwe mu ntuza mu banyeshuri mwiganye muri high school, ambwira ko indirimbo yawe ya mbere ari mu ndirimbo abantu benshi bakumenyeyeho atari yawe, ari indirimbo wari muri ku ishuri. So bivuga ko indirimbo ari nayo ndirimbo wamenyekanyeho cyane. Ngiye nkubona mu gitaramo cyo kuri Bonani cyari cyateguwe n'abahanzi bakomeye bari mu 19 Sound, niyo ndirimbo nakumenyeyeho. Ariko nagize amahirwe guhura n'umuntu mwiganye muri high school ambwira ko iyo ndirimbo ari wayibye kuru mwari muri kumwe ku ishuri. Bivuga iki ibyo bintu? Ni kwa kundi nyene muri high school indirimbo n'ubundi ninjye wayanditse, abo bapeti simbakane n'abandi bapeti babiri, ariko nyene ni kwa kundi wanditse imirongo ukabona nyine abapeti bawe nabo bashaka kugwa mu bintu bya muzika tu. Nabandikiye ibitero narabibandikiye, biriya bitero byose biri muri ya ndirimbo ninjye wabyanditse. Rero sinzi ukuntu bari abapeti narababwiye baze dukore umuzigo n'ubundi, barambwira ngo babuze nyine ibintu bijyanye n'amikoro, ubundi ngiye nyishyira hanze tu nikubita hanze. Gusa nyuma nyine baraje kumbwira ngo dukorere remix, na remix man irahari. Wow, Black Nid cyakoze ngiye uri umuhanzi mfana nemera nkunda na style yawe uririmba. So Black Nid ntago nagenda ariko ntakubajije hano muri aka kare dufite producer, ariko by'umwihariko dufite umu producer tuva hano hamwe witwa Shukuru Isara. Abahanzi bamwe bamushinja kudateza imbere umuziki wabo, ibyo bintu Shukuru muvuga iki? Shukuru nyine
nyine yimakaje ifaranga kuruta abantu tu ya kandi nawe arabizi nyine kuntu ya nawe yakoze umuziki mana arabizi nyine kuntu ibintu bya mikoro bijya bigenda bigorana nta nubwo wenda yafata n'akanya ngo akoreshe akanama k'abahanzi ba hano mu nkambi ntabwo yafata ku kanya basi ngo yumve n'ikintu kibarimo natwe ku bintu bijyanye n'agafaranga wenda natwe dushaka ukuntu tumugenza ariko nyine areke kwegera umuntu uri hayi cyane agabanye kabisa. Hari korabo ariko Racine yemereye abaraperi bo muri no nkambi ya Gihembe ijambo rimwe kuri Racine. Racine kabisa. Racine yakoze ibintu byiza cyane biriya bintu nabishishikariza buri muhanzi wese ukora ibintu bizima nawe byibuze akajya agira abahanzi afasha niyo byaba rimwe mu mwaka ariko akabikora. Racine respect kabisa. Ikindi kibazo wenda numva nakubaza cyanyuma tunasorezaho ibundi rap ni njyana iyo umuntu yagiyemo aba societe ninabayemo hari ukuntu bamutakariza icyizere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe izo mbogamizi ntago zigeze kubaho? Ewana wapi byibuze nawe no kugira ngo yemeze ninjye muntu mu rugo ugira discipline cyane tu kabisa nta muntu wakeka ko nkora ibintu bibi kandi nibyo koko nta kintu kibi nkora ni kwirapira byo kuryoshya nyine. Umisize wagiranye ikiganiro na Bagari TV uza kubabwira ko utemera umuhanzi Robinson, ibyo bintu bivuga iki? Robinson nyine ngiye ntago mwemera tu ntago mwemera, ntago ari umuraperi mwiza. Ni umuraperi ushoboye ariko nyine mubona avuze baramurusha mani, tujye twemera baramurusha. This is Kwisanga TV. Nge nari Rio Cops, nari kumwe na Black Nudie, umuraperi mwiza. Reka nkubwire ngo uramutse ukunze ibiganiro byacu wakora subscribe, ugakora share, wagira igitekerezo ukandika muri comment. Keep it up my nigga.